wandi ibitego bibiri ninde wakinaga kurande n'ubu ngubu banza kikanda kurande rw'iburyo rwa Bayern icyo gihe yaramucenze buro equipe yaramucengaga gagurutsa abafana kababwira ati muhaguruke ngenda mucenze hari nka Kimishi ni Kimishi ndabyibutse niwe yaryamishije hari Kimishi icyo gihe rero icyo byatanze ni umusaro kubera ko uwitwa Toni n'uwitwa Modric bamenye ubwiza bwa Vinicius baramureka bavini aragenda abyara umusaro bakuramo equipe reka rero tujye ku mukino wa nimugoroba aricyo kintu ndi bugarukeho Real Madrid ifite buriya kugira umukinnyi individual nka Vinicius ukagira umukinnyi nka Kylian Mbappe ari abakinnyi babiri bari kuri top class ntako bisa umwe yabya ibyamunanira ariko undi yaguha game siko bimeze Anthony cyane banafite profile zitandukanye exactly Vini unlocking match kuri technique ye n'uburyo bwo gukreya amashance ni no havuye igitego cyane nimugoroba yego kuko ni brilliance ye ku giti cye ni Vini nyine original umwe babiri batatu ukongera ukabisubiramo muri box muri space zifunze cyane ukiremera umwanya ashota umupira fata poto uragaruka Bellingham arawutsinda ukagira na Mbappe bitari busabe chance rimwe na rimwe ebyiri eshatu kugira ngo abone igitego yego arakoze mugenzi wanjye kunyunganira nari nkiri kuri Real Madrid zinsinzi ziravahe amaje gutsindwa ibitego bitanu na Atletico Madrid habayeho inama eshatu zigitaraganya habayeho inama ihuza Caravati wo bita Sanchez ndetse na boss Perez hazi inama ya staff coaching Zabi na bagenzi be bashinzwe gutoza aba bahungu habaho n'inama y'abakapiteni n'abakinnyi babo twatsinzwe bitanu ni igiki cyabaye turi babi batsindwa na Atletico no bitanu iyo nama ibaye nyuma yayo icyavuyemo nta kindi ntituzongere gukora ikosa twatsindwa kuko turi equipe nk'izindi ariko ibitego bitanu twabanjije gutsinda umukino turi Real Madrid yishyurwa igatsindwa bitanu ibyo bibaho reka nigire kuri tapi vera nimugoroba noneho jewe Real Madrid ari mu rugo muri zansinze nababwiraga muri ya mikino ine igomba kubera mu rugo bafite task yo kuvuga ngo Santiago Bernabeu muri Champions League ntago twatsindirwa muri izi nsinze nye mu mahirwe tugize kwakira match enye mu yindi Champions League itarahindurirwa foroma yari eshatu muri enye rero tugomba kuzitanga mu rugo ntayo baratakaza ibintu byiza cyane ikiri cya kabiri twakoze amakosa muri Champions League y'umwaka ushize dutangira guca amazi ama equipe birangira twisanze mu ma equipe 15 tuza kubura mu ma equipe mezi burayi tujya gukina barrage equipe nka Real iryo kosa ntago rizongera kuba ubu none ifite amanota 9 9 ku 9 yego iraramuka itsinze match 3 muzisigaye irahita ijya mu makipe 8 babyarangiye yego irahita ijya mu makipe umunani hazamo icyo kintu barakimetiriza reka noneho njye ku maprofile y'abakinnyi n'ibyo batangaga n'impamvu yabarinye muri ubu buryo yarinya aba bakinnyi ku ruhande rw'iburyo rwe rudefanda mu bakinnyi bafite izo profile yari n'umuhungu witwa Asensio hakaza n'umuhungu witwa Federico Valverde yarebye kwima ubwiza bwa Asensio mu kibuga mu mutima wa defense hagati adafite Araba aravuga ngo ntibishoboka ajyanayo Federico Valverde habaho rero ikibazo kivuga ngo ese ko noneho Fede adahari Jude Bellingham yaragarutse hagati imbere ya Chouamini ndakinisha ndi urimo kumva icyo kintu Jude Bellingham muri profile ye yamenyekanyemo mbere yuko aza muri Real yakinaga nimero 8 abantu batazabyibeshyaho yari mu box to box aza muri Real abamwiza kuri nimero 10 uyu mwana w'umuhungu umwanya we ni nimero 10 bita Arda Güler profile ya nyayo nimero 10 playmaker uyu mwana w'umuhungu kuri nimero 10 mu gihe Jude atarahari amaje gukina na Mbappe muri championnat mu imipira 5 tute competition mu imipira 8 umunyamakuru match yamubashije ngo ko abaye man of the match urabivugaho iki
aravuga ngo kuba ndi umukinnyi mwiza ibyo ngewe ndumva abakinnyi bagenzi banjye n'abandi barimo kubinshimira mubishimira umutoza Zabi wambonyemo icyo cyizere akakingirira nanjye mbasha kwerekana ibyo mfite. Ukivuga icyo kintu yego twagiye tubona intambara nyinshi zivuye muri media hagati ya Vini na Mbappe uburyo bagomba gukorana kugira ngo bose babe beza. Yego kuko come on uyu munsi kugira ushobora gukora deba y'umukinnyi tuvuge mbere yuko Mbappe aza gatoya umukinnyi mwiza mu mupira w'amaguru mu buryo bwuzuye w'umuhanga ufite technique iri hejuru ya Vini byose n'umusaruro ariko nanone kuri impact na standard y'umukinnyi ukabona Mbappe niwe mu bakinnyi ba generation nshya niwe umaze kugira ibikorwa byinshi biremereye arabarusha abo bantu babiri rero kubagira hamwe igihe kimwe mu ikipe imwe ni ibintu bidasanzwe. Hakabaho n'umwaka wa mbere ya Mbappe kuza umwaka mbere y'uko aza umukinnyi wa sezo yari uyu mugabo Jude Bellingham yego nawe ugiye kubara nawe yari umukinnyi mwiza ku mwanya wiwe nta muntu wari umeze nawe. Reka ngaruke kuri Vini na Kylian Mbappe hakaba ikintu cyo kuvuga ngo Mbappe ubona ko ni umuntu uzasigarana umurage wa Cristiano Ronaldo muri Real Madrid. Yako kazi ko yarakipanze na Vini aho ni ku musaruro akaba yarasanze Vini nawe muri Champions League ariko niwe muntu uri kubibutsa amajoro ya Cristiano Ronaldo niwe uri kubakorera imyaka 3 yikurikirana uri kumva niwe wari umukinnyi wa Champions League icyo gihe banayitwaye imyaka 3 yikurikirana umuntu witwa Vini anafite nimero 7 ya Cristiano Ronaldo urumva ako ugiye kugira ba Cristiano babiri mu kibuga kimwe hazamuka ikibazo cyo kuvuga ngo ninde uremera gukora ninde uraba Benzema undi agakomeza kuba Cristiano Ronaldo. Uyu munsi Madrid ifite amahirwe akomeye kubona umuntu witwa Arda Güler niyo link up ye na Kylian Mbappe urumva yihuse ndaza kuvuga ko ni umugisha kuri Real Madrid kuko ntago turi burangarire ku kuvuga ngo Vini na Mbappe barakorana gute dufite umuntu already aho niho naringeze neza kugira wumva gukinisha Mbappe kuruta abandi muri Real Madrid kandi twegira na Vini akaba ari bugira inshingano ze nka Vini uri kumva na Mbappe akagira ize nka Mbappe zirimo ya Olaye ahubwo Güler akaba yaje gusavinga ibyo bintu kuvuga ngo njyewe ndahari kumenyera Mbappe icyo ashaka. Arakoze kumfasha Antonio naringeze ku bwiza bw'aba bakinnyi mbere y'umukino mwabonye ko igitego cya buriya iki gitego iriya passe Vini yamugeze yivuye kwa Arda Güler cyane Arda Güler Mbappe akora expire ku giti cye ajya gushaka igitego araprasa deuxième poto umupira ufata ipoto uragaruka ujya kwa Jude Bellingham Jude rero azi gutsindira imipira kuri yego aho rero niho naringeze ubu bwiza bw'umwana bita Arda Güler umaje gutanga imipira 8 toute compétition kuri Kylian nubuhe bwiza atanga muri Real Madrid mbere yuko ajya muri uyu mukino umutoza ngo yamubashije ngo ese kungiye ko gushyira muri game muri no mukino urakina ngushyira kuri 10 cyangwa ngushyire ku 8 ngo mva ikina Arda Güler yasubije umutoza ngo yamubwiye ngo si ngombwa umwanya icyo nshaka nukumbwira ngo nageze mu kibuga ikibuga nicyo icyo agezeyo ubwewe we na Jude Bellingham ubwabo nibo buri muntu Jude yamubwiye ngo najya gukina imbere yawe ukanyina mu mugongo uri murumva icyo kintu uwo mwana utikunda kuko imibare yiragaragaza ko yategeka iyi sezo yategeka kuko niwe mutoni muri ikipe yose ku mutoza Zabi Alonso ariko imibare ye ayifashije hasi ndaza kukaruka yakinnye imipira 9 mu mipira 9 harimo imipira 6 miremire bya bindi wita through pass ama through ball ibaze mu 9 kazi guterura umupira cyane ibaze mu mipira 9 harimo 6 kandi yose yageze na wa mupira Kylian Mbappe yateba akawukuramo nawe waruvuye kwa Arda Güler uri murumva icyo kintu so reka nkomoze ku maraso ye yo kumvikana yo gufata inshingano anava uyu mwana ava mu ikipe aza ari mu academy k'abatanageje imyaka 15 16 ka Fenerbahce uyu mwana ntabwo yari afite papa we abantu baze kureba story y'ubuzima bwe hari akantu
Espagne igira La Liga igira ukuntu ifata abakinnyi bayo mu kuganira bamuganiriza La Liga yarimo arabisobanura ku myaka 16 yareraga mama na mushiki we umva icyo kintu ngo yagendaga mu myitozo ngo mami we akamubwira ngo wibuke ko tutariye uzana icyo kurya ku mwana wagiye mu kademi yajyaga ubwo butumwa ko bukomeye cyane yajyaga mu kademi mu myitozo n'abandi bana umva ukuntu bibabaje biterana emotion rimwe na rimwe mu myitozo n'abandi bana umutima uri ndi bubone icyo mama arya na mushiki wanjye uzi ko kuri iyo myaka abandi bana baba bakiri muri akademi ni wabo ahubwo babazana ku kibuga naho nyine naringeze bakina iwabo bari kubafana naho naringeze baraho ngaho ku kibuga ngo yatahaga yakoresha uko ashoboye babaha amabiswi n'amaji ngo yatahaga akazana icyo famiye yirya rero ibyo ngo byamugize umugabo afata decision n'inshingano zo kuba muri deri ejo bundi agana na La Liga aravugaga ngo ndi mu kademi nashakaga icyo umubyeyi wanjye na mushiki wanjye barya ariko ubu none ahangaha amafirigo aruzuye bameze neza bafite icyo kurya ndi mu gihe cyanjye cyo gukina umupira kubera ko noneho nta n'icyo ntekereza ngo ndarya iki n'ababyeyi banjye nta bibazo by'ubuzima bigihari urimo kumva icyo kintu iminota y'amakuru yageze se harabana ibiri so urumva ni kimwe mu bintu bituma noneho agira izo nshingano zo kuvuga ngo Vini ndamugira mwiza Kylian ndamugira mwiza na Real ndayigira nziza nanjye ngire mwiza uyu mwana yarakereye ubwo buryo buriya ari ku munani yarimo gukina ku munani muneke dusubize amaso inyuma Toni Kroos yatangaga iki muri Real Madrid uburyo bwo gutindana umupira Toni Kroos tutawufite ninde uri we mwiza Arda Güler tuwufite ninde uri we mwiza Arda Güler ngo arimo arongera ikintu kiza muri Real Madrid kuko Jude Bellingham ngo aba mwiza dufite umupira ariko ntago aba mwiza dufite umupira rero iyo afite umupira uno mwana bita Arda Güler Jude Bellingham yiyunga kuri Vinicius Junior akingwa kuri Mbappe equipe adversaire gasanga Real Madrid yagize abantu 3-4 muri surface de réparation bigatuma Real Madrid ibutsinda mu buryo buyoroheye imbo kumva ko kanevo bigatuma Real Madrid banziza muri côté offensif kurusha hahandi bivuge ko rero bijibura kuri Clasico tuza kugarukaho irimo irayegera Real Madrid Zabi Alonso abonye kimwe mu bintu byiza yari yarabuze kaga Toni Kroos nagara batoni ariko kakanuke kakunyu ubwenge nukuvuga ngo ni umu central midfielder ufasha badafite umupira yego bagira nukuvuga ubu ufite nk'abakinnyi babiri mu muntu umwe wagira n'umupira ukaribera Jude Bellingham kujya ku force 9 Mbappe na Jude nabo bagapanura bivuga ko iyi mediane y'aba bagabo batatu Chouameni Arda na Jude Bellingham ngicyambere gituma kuyisanya biri bugorane niki uwitwa Chouameni arishimye Chouameni ngo yishimye gute Real Madrid ngo dufite defense itari nziza ikeneye rido defensive ari we Chouameni bitari umusabe kuva hahandi ari buhagume impamvu atahava niyi bari mwe yafashe Arda Güler aritwara baramwegereye reka tujye mu ncamake z'amakuru abakunzi bacu nibajye kure mu kanya turagaruka.